Reka dukomeze turebe ukuntu ushobora gusinya kuri dokima yawe iri muri telefone, iri muri Word cyangwa muri PDF, ukuntu wayisinyaho utagombye kuyipurintinga. Ujya muri Play Store n'ubundi ukadawunirodingamo iyi application bita Digital Signature Maker. Nkuko twabonye Play Store niho umuntu adawunirodinga amaporogaramu yose cyangwa application zose dukoresha muri telefone. Iyi Digital Signature Maker niyo turaza gukoresha uyu munsi. Ushobora kuyifungura igafunguka, bakakwereka auto signature, manual signature, scan signature, send on image, send on PDF no muri galeri. Uyu munsi rero reka turebere hamwe ukuntu ushobora gusinya kuri dosiye iri muri PDF. Urafungura iyi PDF, ujye kureba iyo dosiye yawe ushaka gusinyaho. Tuvuge wenda ni iyi ngiyi, nk'iyi CV. Ushaka gusinya wenda nta sinyariro, nsinya wenda nko ku ipaje ya mbere. Tuza hano kuri iyi sinya, ngo auto signature, manual signature, scan signature. Izi sinya mureba nizo nasinyeho, ariko ushobora gusinya indi yawe usinyishije intoki zawe nk'uko usanzwe usinya. Tuza ukakanda kuri manual signature, ugakoresha urutoki rwawe usinya. Urareba ngo ndasinye ni urutoki nkoresheje. Ushobora guhita uza hano kuri kara ugahitamo ibara ushaka gusinyamo. Dore ngiyo. Iyi peni mubona pen size, yongera size nyine. Dore ningabanya iyi size, gabanya iyi size wenda akapeni nkagire gatoya. Kandi gakurikiyeho murabona ni background. Ushaka guhindura background ya sinya yawe, ukayikirikaho ugakanda ahandi hantu h'umweru, ugakanda hano ku ruhande, ukagenda uhindura background. Karasiba, akabita clear, kameze nka gome karasiba. Tangira ufite pene yawe, ugiye gufata size wenda ntoya rwose, ugiye guhitamo n'ibara ryo usinyisha ry'ubururu, warangiza ugasinya. Niyo sinya yawe, kusinya usinyishamo urutoki, ukajya kuri aka kantu ko hejuru hano hari manual signature, ukajya kuri iyi V, akaba ari uza kuvivuraho. Dore ngiyi sinya iba yamaze kugeramo rwose. Sinya iba yamaze kugeramo. Kugira ngo ijyemo uretse ujya kuri aka kantu hano hasi, urahabona handitse PDF. Aha hari PDF, uhanya n'undi ugiye kuri ya dokima yawe. Aha ni ugusayininga iyo ugiye kuri aka kantu k'akavi. Dore bihita kwereka ko yagezemo. Sinya rwose originali ikaba yamaze kugeramo. Wasubira inyuma ugahita ujya kuyireba hano muri galeri. Uhita ureba muri iyo hasi. Dore ngiyi maze kuhasinya. Kugira ngo mwabibonye, sinye kuri doki muri PDF. Ushobora guhita nza kuri manual signature. Manual signature no gusinyisha urutoki, nkasinya, mfata ibara, nsinyisha, nkasinya neza nk'uko nsanzwe nsinya nyine, cyangwa se gutya kwa kundi abantu babigenza. Cyangwa izi sinya nawe urazireba, kuzisura hano, tangira harimo abaca udukoni gutya, ubona barasinye gutya. Sinya yawe ukahita ujya kuri hano hejuru kuri aka kavi, ahari ukaba warayisinye, ukayisinya ukayita original.
ukaza hano kuroke, okay. Washaka kwishyira kuri PDF, kuri document ufite uretse sign on PDF, ukajyamo ukisanga hano kuri ibisubizo mu kubarura. Ninza kuri aka gasinya hano ndeta ndeba yasinya yanjye nasinye, dore ngiyi nyikirikeho, dore ngiyi sinya yawe uyishyireho, uza kuri akantu k'akavi, dore ngiyi sinya iraba yagezeho. Ngira ngo mwese murabibonye, ushobora gusubira inyuma, ushobora kuyisikana hariyo wasinye n'ikaramu yawe, ukaba wayisikana, ushobora kujya kuri auto signature, igiye kwandikamo amagambo gusa ubundi ikagukorera sinya. Ushaka kuri sign on image, ku ishusho runaka ushaka kuyisinyaho, iyo wakanzeho uhita ureba iyo image yawe ahantu iri n'ibiri muri galeri. Fungura file manager, ukahita ujya kuri image hano, doc scan, mfatemo nk'iyi ngiyi, ushaka gusinyaho, tuvuge wenda n'iyi sinya, ukajya hano ugahita uyivivuraho ushaka kuyisinyaho, ukandikamo ibyo ushaka. Ubwo urabireba ukajya muri galeri nk'iyo sinya imaze kugera. Murakoze, ndabashimiye uko mwakurikiranye. Ngire ngo ibintu byo guprintinga kugira ngo ubone musinye ntibizongera kubagoresha, mushaka mwakoresha iyi digital signature. Murakoze, naho ubutaha.